gukora scouting, kumenya abana bacu aho baherereye muri abakunda football, ni gute dukorana n'ibindi bigo cyane cyane nka Mineduc kuduha access ku banyeshuri bakina football kandi bakakora intego, ndetse no kureba ukuntu twava muri local school development kugeza muri professional division. Izo talents rero hari ibyo abatubanjirize bagiye bakora nka programme ya TDS, tuzakomeza gushamo imbaraga ndetse dukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye. Inkingi ya kabiri nicyo twise investment muri infrastructure. Ibibuga byacu cyangwa se basic infrastructure iracyafite ikibazo. Dufite abantu babifuza gukina ariko dufite access kuri infrastructure zidahagije. Niki tugiye gukora kugira ngo n'abafatanyabikorwa twifuza kuzamura level ya infrastructure. Tunabonyeho gushimira komite kiriho ngira ngo nawe iracyafite it's very soon, ndetse na FIFA kuba bagenda bazamura izo infrastructure, nuko ari ibibuga 4 bigomba gusanwa ndetse no kubakwa, harimo cya Ferwafa, twita Ferwafa, Rutsiro, Rusizi ndetse na Gicumbi. Tugomba kwihutisha gushira mu bikorwa kugira ngo birangire, ariko hari n'ibindi bigomba kuza. So muri innovation twagiye dushaka mu buryo bw'iterambere ndetse no bufatanye, hari icyo twise stadium naming right. Dushaka gushishikariza abashoramari kugira ngo bagire uruhare mu kubaka za stade, kuko ibi bintu byagiye bigira akamaro mu bindi bihugu by'isi biteye imbere. Abantu rero Arsenal uyu munsi kina muri stade yitwa the Emirates Stadium. Emirates iba mu Barabu, ariko ni gute yisanga London kuba ifite izina ryayo. N'urwego rwacu natwe turi local made, dushobora gushaka uko tuzamura icyo kintu. Icya gatatu ni ukurezinga level ya competition. Ikintu cya mbere kiryohera abantu ni ruhago yacu. Nicyo kintu cyonyine navuga kivugwa mu radio amezi 10 yakurikiranye cyangwa se umwaka wose, bavuga ukura amakipe yatsindanye, bavuga recruitment, bavuga umupira. Ni iki cyakorwa kugira ngo tuzamure level ya league, cyane cyane D1, tuzamure level ya abantu badamu bakina ndetse n'abakiri batoya, kugira ngo iyo challenge ibe consistent kandi performance zibashe kuzamuka. Twavuze ko ari ikintu kimwe tugomba gukora mu investment mu buryo bwa competition, icyo twise mu rurimi rw'amahanga advanced analytic and technology. Uyu munsi amashusho afite imbaraga, tracking records zifite imbaraga. Dufite software zihe, dufite ubushobozi buhe kugira ngo ndetse n'abato bacu muri level ya competition babashe kugera mu mahanga bademontre talent zabo. Iki kintu nicyo kintu tuzashiramo imbaraga muri competition igiye kuza kugira tubashe gukora very good identification. Incentives ni ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi dufite talent ariko ubwacu nawo tuziha value. Ikintu utagiha value ubwawe nabo kibasha gutera imbere. Niyo mpamvu twafashe iya mbere yo kuzamura icyo twise prize money muri saison itaha. Uko mubibona muri tableau nabonja kubisobanura byose, ariko icyo mvuga nuko tuzahemba amakipe 8 kuva ku ya mbere kuza ku ya 8 mu bagabo D1 and D2, tukazahemba amakipe 6 ku badamu kuva muri D1 na D2. Amafaranga muri rusange tuzayazamura kugeza kuri miliyoni 498. Ariye mubaza se amafaranga azavahe? Akenshi yewe kazi gisanzwe nkora ndi umucuruzi. I will never dream billions if I don't have a project for billions. Niba ushaka kudreaminga ku kintu kiri hejuru kugira ngo ubone amafaranga ugomba no kwitekereza. So icyo ushaka kubizeza abanyamuryango nuko aya mafaranga atazanabura, kandi n'ibihembo bindi bikurikira tuzabitanga kandi tuzaza kubyatangariza mu buryo bwo kuzamura performance z'abakinnyi zacu, nabo bazagira icyo bita individual cash prize. Kuzamura
urwego rw'umupira w'amaguru w'abadamu ni intego twihaye kugira ngo ku isi hose abadamu barimo gutera imbere, nabo twifuza ko uyu munsi dusigara inyuma nk'u Rwanda. Mboneyeho no gushimira, muraza kumubona umudamu twafashe kuba komiseri wacu mu mirimo myiza agenda akora, ndetse n'uyu munsi afite ihuriro ry'abana bava mu ntara 27 baza gukinira i Kigali kugira ngo turebe talent z'abana b'abadamu, kandi nkaba mbatumiye mwese nabyo yanumye ariko ndabimuvugiye. So strengthening the women natwe ni intego yindi. Capacity building and professionalism, twifuza kuva ku rwego rumwe rwo gukora ariko tugakora mu buryo buri professionnel. Club zacu nuko nirirwa mbivuga, nabo turi club zo muri quartier cyangwa se zikora ubukorerabushake, ni club ziri professionnel. Iyo ugiye mu kintu kiri professionnel kigomba kugirira inyungu nyiracyo, kikagira n'inyungu navuga ama club muri rusange. Capacity building izaba guhera ku bakozi ba Ferwafa, ni gute tuzamura ubumenyi bwabo, ni gute tuzamura level zo gukora kwa ma club. Ifitemo ikibazo cyane kubona arabaye president imyaka 7, zineza ko ama club yacu dufite level ya management navuga ikiri hasi. Sinzi ko ari ubumenyi ariko akenshi no kutamenya uko ibintu bikorwa mu buryo bwiza. Dushaka kuzamura rero level ya capacity building muri management y'ama club ndetse no muri Ferwafa mu buryo muri rusange. Iyo mvuga Ferwafa ni level zose, aba coach, referee, mibare yagiye igaragaza ko bagiye bazamuka, ariko dushaka kurenzaho kandi bagira n'ubumenyi buhora. Amafaranga ni ikintu cyangombwa cyane. Urabona ko yo uditije ikakubwira ibihombo, ikakubwira amafaranga yinjiye, ariko ikintu tutarebye neza ni amafaranga twebwe ubwacu twinjiza. Tunzwe n'amafaranga ava hanze ya Ferwafa. Iyo mvuga ugize budget ya hafi 80% cyangwa se 90% aturuka mu bafatanyabikorwa na sustainability dufite. Ni iki twakora kugira ngo tugire sustainability ya Ferwafa uyu munsi tukaba dushobora kwihaza mu musaruro. Hari projet nyinshi twagiye tuvuga dushobora gushiraho kugira ngo revenue streams za Ferwafa zibashe kuzamuka. Good governance, imiyoborere myiza, yego turashimira abatubanjirije ibyo bagezeho byose, ariko turumva ko bigomba kuzongera kuzamuka mu buryo bwa accountability na transparency kugira ngo tubashe kugera kuri level navuga irambye imbere. So ibi ni ibintu tuzashamo imbaraga, nabo mfite iminota myinshi kugira ngo mbidevelope, ariko ni inkingi imwe izatuma Ferwafa igira imbaraga mu bukungu. Imibanire mu buryo buri national ndetse na international biri very important kugira ngo priorite zacu z'umupira w'amaguru nazo twabikora twenyine, tudafite CAF, tudafite FIFA. Tugomba gushaka ukuntu imibereho yacu nabo imibanire izamuka, ndetse na private sector na public sector yacu government tubasha gukorana mu buryo bwiza. Uyu munsi twitana ba mwana, ariko ntibakagombye kuba bihari. Ni iki twakora rero kugira ngo imibanire yacu ikomeze kuba nziza? Inkingi ya 8, it's a fun experience. Burya n'abafana nta mupira waba, ni abantu bakomeye twibagirwa, ariko ubwabo nabo bagomba kwitaho mu buryo bw'umwihariko. Ni iki Ferwafa yazana by'umwihariko kugira ngo league zibashe kuzamuka mu buryo bwiza? Aricyo twita outreach program. Akenshi abantu bakora muri media barabizi icyo ushaka kuvuga. It's a very good stream yo kuzana amafaranga, kuko uba ufite abantu benshi ahantu hamwe icyarimwe, ushobora no gutanga message izo arizo zose mu buryo bwiza. Ni gute twabikora byabasha kuzamura umutungo wa Ferwafa? Icyo nise family and friendly match experience. Uyu munsi sinzi ko abantu bagenda hanze kenshi, hari ibintu bigenda bikorwa kugira ngo
family, umudamu, umugabo, umugore, abana bajye kuri stade. Nibagiye kureba match gusa, ariko hari ibindi bagiye no kwenjoyinga kuri stade. Iyo level ya fan experience dushaka kwizamura, community festival ndetse n'ibintu byinshi bijyanye na football birasaba. Muri byose ni gute tubigeraho, nagiye mbyagura no bufatanye muri decision making. Turifuza creatinga icyo twise advisory board mu buryo bwagutse. Ibitekerezo byanyu nituzaye tubireba muri General Assembly gusa. Ni gute representative ba club, representative baba players, officials twajya tuganira eda mu gihembwe cyangwa rimwe mu mezi atandatu tukarebera umupira wacu kugira ngo tubashe gutera imbere. Yego dufite abakomiseri babishinzwe, ariko kugisha inama no kuganira nabyo biremera. Muraza kubireba ni gukoresha umwanya neza. Kuzamura level ya accountability nacyo ni kimwe mu byo tugomba kugira. Ikindi kuleverageinga kuri cyo bita digital platform. Hari ibintu byinshi bikorwa cyane cyane iyo ugiye kureba muri development y'abana, ariko na data dufite. Bamwe tuvugana muri Ferwafa cyangwa se muri league, icyo kintu iyo tutakifite nta nubwo tushobora kuevalua level y'umupira w'amaguru wacu arimo kugana. Ibyo tuzabishiramo imbaraga cyane kuko icyo nise digital age. Turi ku isi iri digital, tugomba kujyana nayo. Icyo mbijeje rero, values and commitment, gukorera hamwe, gukorera mu mucyo, kudacika intege, resilience. Ibintu Ferwafa ari gihe twitana ba mwana, ariko bamwe bagaraca n'intege abandi. Niki twakora kugira ngo turwane ishema ryacu kugira ngo tubashe kubigeraho. Icyo ndangirizaho kandi, football community above personal interest. Icyo tugamije nabo ari inyungu zanjye, nabo ari inyungu z'abakomiseri turi kumwe, nabo ari inyungu z'aba VP, ni inyungu za football muri rusange. Niki twashira imbere kugira ngo creating environment ifasha abakinyi, aba partner, officials babe motivated ku sharing a value za football dusangiye. The slogan twise one vision, one team, reflecting commitments to achieving significant goals. Turashaka ko dukorera mucyo muri vision imwe ndetse no muri team imwe kugira ngo tugere kuri byinshi. Icyo mbasaba rero, mbasaba ubufatanye abanyamuryango bose kugira ngo tushire Ferwafa yacu mu kindi cyiciro kirenze uko tumeze ubu. Nishimiye rero kubagezaho liste y'abantu tuzafatanya, kandi imikoranire ni continuity. Hari bamwe mubona bicaye hano, ariko hari n'abandi bashasha bitwifuza gutakaza experience, kandi kugira ngo dutangire ibintu busha. Iyi team yacu ni mixed, nabasabaga gusa aho bicaye bahaguruke uko bagenda bahamagara. Composition yacu zabigizwe na VP wa mbere Madame Claudine Gasarabwe, VP wa kabiri Richard Mugisha, komiseri ushinzwe ubukungu Mr. Thierry Shuti, ari nyuma komiseri ushinzwe umupira w'abadamu Miss Nikita Gicanda, uzaba ushinzwe competition Bwana Desire Niyitanga, uzaba ushinzwe development na technique Bwana Fidel Kanamugire, uzaba ureba legal and governance committee Louise Ndenge Ngoma, ndetse n'uzaba ushinzwe medical committee Bwana Herbert Gatsinzi. Abo ikomite igize itsinda twihaye akazina twita Dream Team. Turatekereza ko dutekereza byagutse kugera ku bintu as a one vision, tugakorera hamwe bizatuma Ferwafa iyoborwa neza, kuko ngiye ubwanjye ndizera ko
iyo ukoranye n'abantu mukumvikana umurongo umwe ngenderwaho mugera kuri byinshi. Ndabashimiye, urakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo. Ubu rero tukaba tugiye gutangira igikorwa nyirizina. Imbere kandi muha amashyi uko azaze imbere mu mwakire kuri morali iranga abafutubarere. Ariko natwe muyaduhaye ko tugenda tuvamo ntacyo byari. Banyamuryango, ntabwo twagenda tutasabye uhagarariye FIFA kugira ijambo.